Reka tubasuhuze mwese makurikira The Manifest TV. Iyi ni ya televiziyo ikugezaho byinshi cyane, ikugezaho ubumenyi bugiye butandukanye. Murabizi ko cyane cyane twibanda ku kijyanye na education, tukakugezaho kijyanye n'amasomo cyane cyane twitsa ku buvanganzo. Twakubwiye kuri dofo nyinshi zitandukanye, tukubwira kuri Mineboy, tukubwira kuri Animal Farm, tukubwira kuri The Pad, tukubwira kuri Mineboy, tukubwira kuri za prayers zirimo in name of the people, tukubwira kuri prayer nyinshi cyane zigiye zirimo Christmas Choc Sako n'izindi nyinshi. Uyu munsi rero tukaba twagarutse tukubwira ngo icyambere gisabwa muntu wacu wo dukunze, banza ukore subscribe, ukore share, ibindi byose mbiduharire. Uyu munsi ubu ngubu naje kubwira ngo none kizamini cy'ejo bundi mugomba kugitsinda mwese, cyane cyane icyo mu buvanganzo, ubwo ni muri literature. Uyu munsi rero dufite ibibazo bibazwa kuri novel Animal Farm. Ibyo bibazo tugiye kuyakubwira, dore ko tuzatuma tukuzanira n'ibindi ariko ari byo twagwitemo hano by'ingenzi. Tutajya kusomera mu Cyongereza, ndangiza musobanurire no mu Kinyarwanda kugira ngo urusheho kubyumva neza cyane. Animal Farm murabizi novel nziza cyane, iri interested novel yanditswe na George Orwell. Ikaba ari novel igiye ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko twagiye tubigarukaho, kandi twagiye tugaruka kuri summary, plot summary, tukubwira kuri byinshi. Ariko uyu munsi reka tubaze tukubwire no ku bibazo bigenda bibazwamo kugira ngo nawe urusheho gusobanukirwa byinshi kuri iyi novel. Kadutangire hano kuri kibazo cya mbere twagutegura ikibazo ati why is the farm invaded cyangwa se attacked? Kubera iki iyi farm, Animal Farm, yatatswe cyangwa yatewe? Because Mr. John wanted to recount it and he put it to John's side. Angango impamvu Animal Farm yatewe, murabizi ko mbere yitwaga Mano Farm, nyuma iza kuba Animal Farm. Aha iyo bakwaje ngo no kubera iki Animal Farm yatewe, ntugahite wumva Mano Farm, ujye uhita wumva Animal Farm, kuko mbere iri Mano Farm yayoborwaga na Mr. John. Angaha rero tusubiza ngo no kubera ko Mr. John wa undi wari nyiri Mano Farm mbere taraba Animal Farm, yashakaga kuyisubiza and put it to John's side, akongera akayigira iye. Ikibazo cya kabiri cyangwa ngo what about battle ended or fighting? Igitero cyaba muri Animal Farm cyasoje gite? Igitero cy'intambara cyabayemo cyo kurwana cyasoje gite? Iki gitero twavuze haruguru no kubera iki yatewe, none se iki gitero nyuma yo guterwa byarangiye bite? The animal defeated Mr. John Mains, but the lost sheep for John's side lost one man. No hano ngo the animals, inyamaswa zatsinze Mr. John cyangwa se zitsinda Mr. John n'abambari be cyangwa se n'abantu be, ariko inama imwe yari itanze irapfa, ari nayo basize mu ntwari. Murabizi muri Animal Farm nanone ku ruhande rwa Mr. John yaje kuburamo umuntu umwe yarapfuye. Ikibazo cya gatatu kikagira kiti what the name of those bottle? Irihe zina rya kino gitero? Izina ry'iki gitero ni irihe? But called caution, kitwaga bottle caution, igitero cyo ku biraro by'inka, kitwaga igitero cyo ku biraro by'inka. The bot called caution, kitwaga nyine igitero cyo ku kiraro cy'inka, niko kitwa bot called caution. Noneho ikibazo cya kane twaguteguriye ngo identify the reason why Napoleon fighting against nobody. Ni iyihe mpamvu Napoleon yakoraga arwanya Snowball? Murabizi ikimara kuba Animal Farm yari ifite abayobozi babiri, ubwo yari Napoleon ndetse na Snowball. None ni iyihe mpamvu Napoleon yakoraga arwanya Snowball? Impamvu ya mbere Napoleon yakoraga arwanya Snowball, because Napoleon fighting against Snowball project, Napoleon saw that it's towards time to build a windmill. Hangango Napoleon yahoraga arwanya Snowball wo kubaka windmill, kuko ngo yabonaga ngo ari guta umwanya w'ubusa. Tukubwira ko iyi windmill Napoleon yumvise ari umushinga urenze ukomeye, we arawurwanya, akaba ngo no guta igihe, ibyo ntacyo bimaze. Iyo ni impamvu ya mbere yatumaga Napoleon arwanya Snowball, kuko yabonaga natanga iriya project inyamaswa niwe zizitorera, ati uyu niwe muyobozi wacu. Indi mpamvu ya kabiri, another possible reason, hano ngo because Napoleon want to buy fire to protect the farm, arms, modern weapons, machine gun, Rush 7, AK-47. Angango indi mpamvu yatumaga Napoleon amurwanya, Snowball yari afite umushinga wo kubaka windmill. Napoleon ifite umushinga wo kugura
ibikoresho by'imbunda byo kurinda inyamaswa, byo kurinda famu, harimo nka modern equipment, harimo machine gun n'imbunda, murabizi machine guns n'imbunda za machine gun, harimo Roshan 7 nazo n'imbunda, AK47 za mbunda nini cyane. Hano indi mpamvu ya gatatu yatumaga amurwanya, nobody won't decided to send a message to other farm to do rebellion. Hano nobody we yashakaga kohereza message ku zindi nyamaswa azigira ati mwihorere ku butegetsi bwa Napoleon, kuko Napoleon ubutegetsi bwe ntabwo ari bwiza. Another possible example, hano Napoleon won't buy a firearm. Hano yashakaga nanone indi mpamvu we yashaka kwigurira ibikoresho bya gisirikare, imyenda n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ikintu cyatumaga amurwanya, murabizi ko Napoleon yari afite second hand, avuga ati who is nobody in this farm, I have second hand, my second hand. Witwaga Sikwira, nyingu nyine babifataga ko ari nk'akako ka kabiri cyangwa umunwa wa kabiri wa Napoleon, kuko Napoleon niwe yatumaga ibintu bye byose, because he was minister of propaganda. Ikindi ngo yari minister of propaganda, niwe wajyanaga icengeza amatwara mu nyamaswa. Nubwo ati nimudakora ibi ngibi Napoleon biragenda gutya, mukora ibi ngibi. What does mean windmill? Wakibaza ese ubundi windmill kwa reka tuvuga isobanuye inyubako, a building. What is the windmill in the animal farm? None se muri animal farm windmill isobanuye iki? Is a building in which installed machine to produce energy, to hear animal, to animate milk machine, and to animate machine to crush grain. Aha rero yari inyubako yari yesitayemo machine, bari bashaka ko izaba yesitayemo machine iproducing umuriro cyangwa se energy, to hear animal, igatuma inyamaswa zikishyuhirizamo, inyamaswa zikajya zakora ibirori zikariho zibikorera, zikajya kunyweramo n'ibindi byinshi. Nkuko mubizi hari amafamu agiye atandukanye nka Mr John, famu yitwaga Mano Farm nkuko nayivuze. Pilkington nawe yari umuturanyi wabo wari ufite Foxwood, noneho Frederick nawe umuturanyi ufite Pitch and Field. Ikindi kibazo twari tumaze kubwira, ikibazo cya 8, ikibazo cya 9 kirango discuss about misunderstanding between Napoleon and Snowball. Angaha no kuvuga noneho vuga kutumvikana kwabaye hagati ya Snowball na Napoleon. Snowball sent the idea of building windmill, muko navuze that windmill help the animal to heat themselves in the winter. Ingi kutumvikana kwa mbere, Snowball we yatekereje igitekerezo cyo kubaka windmill ikazajya ifasha inyamaswa mu kwishyushya mu gihe cy'itumba. Mu gihe Napoleon we yashakaga kugura a modern equipment that helped to protect the farm. Napoleon needed to buy a modern weapon that helped them to protect the farm. Angawe yashakaga kwigurira bya bikoresho bigezweho byo kurinda farm. Iyo ni misunderstanding yabaye hagati yabo, nyine yabaye hagati ya Napoleon ndetse na Snowball. Ikibazo cya 10, the how this misunderstanding ends. Se kutumvikana byarangiriye bityo se mu by'ukuri Napoleon chance away Snowball in the farm. Byaragiye n'ubundi Napoleon yirukanye ndetse Snowball nkuko mwagiye mubibona. Differentiate cowshed bird from windmill bird. Anga no gutandukanya, noneho dutandukanyiriza iyi cowshed bird ndetse n'iyi windmill bird, sibyo bitandukanye. Hano ngo the cowshed bird is a bird fighting between Mr John and animal. Indi cowshed bird ni cya gitero nyine cyabaye bwa mbere ubwo inyamaswa zabanje gukora rebellion, zirukana Mr John zitazihidura animal farm. Iyo hariho Mr John bwaga yashakaga kugaruka kwisubiza iyi farm, yaraje zirarwana. Iki gitero cyabo rero kikaba cyariswe Battle of Cowshed. Iki gitero rero kikaba cyariswe Battle of Cowshed, kikaba ari igitero nyine cyo cyabereye ku biraro by'inka uko niho cyabereye. Ni mu gihe windmill battle is a bird fighting between Frederick, Snowball and Napoleon. Angani hahandi noneho Snowball bari baramwirukanye, ageze hanze ajya kwitabaza Frederick nyiri Pitch and Field nkuko bari inshuti. Arangije barajyana bajya gutera windmill, barongera barayihirika nkuko
mwabyumvise muri plot summary, ukore subscribe, ukore share, ujye wumva byose. Nimba utaranakumvise ujyeho urayibonaho, ujyeho urabonaho plot summary uko byagenze. Iki gitero niko cyitwaga wind mill ball. Hano rero ku kibazo cya 12 ati why the 7 commandment is centered, nuko ikinyamaswa zikimara gufata famu zasizeho amategeko agera kuri 7. Tireka dushyira amategeko 7 because they wanted to keep law and order. Angaha zashaka gushyiraho amategeko n'amabwiriza zigenderaho. Ikindi kibazo ati what happened to them at the end. Niki cyabaye nyine novo irangiye kuri ya mategeko. To them at the end. What happened to them at the end. Niki cyabaye kuri ya mategeko novo irangiye, byagenze bite? At the end, Napoleon changed commandment starting to flow man's culture, and all 7 commandments changed into 1 commandment. Ya mategeko yose yakabaye Napoleon yarahinduye atangira yigana imico y'abantu, nkuko mwabe twabibabwiye muri plot summary ko ya mategeko yose inyamaswa byarangiye ziyishe no zitangira zigana imico y'abantu, kandi iryo tegeko ritari ririmo. No 7 commandment yose ahindukamo itegeko rimwe, oti all animals are equal but some of animals are more equal than other. Ngaha ibi bisengo all animal are equal, inyamaswa zose zirangana, ariko nubwo zingana harimo zingana ku giti cyazo. Ingurube zingana ku giti cyazo ndetse n'izindi nyamaswa zisanzwe zikangana ku giti cyazo. Nimba ari intama, ari ihene, ari inka, izo zirangana zose kuko zifata bimwe. Ariko nitugera ku ngurube tuzasanga ingurube hari itandukaniro riri hagati y'ingurube n'izo nyamaswa zindi. Nicyo n'amategeko ryari risobanuye. Go explain the theme in the novel Animal Farm. Harimo dictatorship. Angaha igiye kwisubiza biba kubwiye gusobanura theme muri novel runaka, yo harimo dictatorship uyisobanuraho nyine uko yakabaye. Angaha ushobora gutangira kwerekana dictatorship uburyo yakorwaga, ugahera kuri version ya mbere Mano Farm uko Mr. John yakoreshaga dictatorship. Igitugu, kuyoboraza igitugu, uburyo yayobozaga igitugu, inyamaswa atazigaburira nawe azikubita. Hagiyeho second version, hagiyeho indi famu ya kabiri cyangwa ubuyobozi bwa kabiri, republic ya kabiri, ubundi buyobozi bwa kabiri nabwo bigenda bityo. Murabizi inyamaswa ingurube Napoleon na Snow bari bakigera byari bizi ko bigiye guhindura isura, ariko naho birakomeza bimera kwa kundi dictatorship. Kindi sikwira nka minister of propaganda wa Napoleon yagendaga kwirakwiriza propaganda avuga ati nimudakora iki arabica. Ikindi kandi Napoleon murabizi ko yafataga inyamaswa zamubuze nabi akazicira imbere y'izindi. Rero dictatorship yari irimo hariya. Ikindi harimo violence kuko Napoleon murabizi yicaga inyamaswa imbere y'izindi ngo zitakoze iki ngo zikora iki. Ikindi murabizi ko violence yabayemo, naho ukagaruka kuri bino bitero byanzaga byangiriza inyamaswa zimwe na zimwe. Izo ni violence zabagamo. Ikindi harimo corruption rero impamvu irimo harimo ruswa ya mbere yagaragaye aho Napoleon yagurishaga imbaho hanze, agiye kuzigurisha kuri farm, neighboring farm. Akimara kuzigurisha izo mbaho bamuha forged money, yazigurishije kuri ba Frederick, kandi uko bari inshuti na Snowball, baramugambanira babaha forged money. Forged money rero ntabwo ari amafaranga yuzuye, mu by'ukuri habayemo ruswa kugira ngo amugambanire nyine bagambanire Napoleon akomeze asubire hasi. Reka mbashimire mwese rero mukomeza kutwereka ko mudukurikiye. Reka mbashimire mwese mukomeza gukurikirana ibiganiro bya The Mind First TV. Nje rero n'ibisanzwe ni Just Mind Harimana, mbagezaho byinshi cyane, mbagezaho novels, mbagezaho answers, mbagezaho questions. No kuvuga ngo ngewe target mfite nuko ngiye kubaha ibintu by'ibibazo byinshi cyane bibazwa. Ntabwo ari ibi gusa kuri Animal Farm, mu minsi n'imbere naho ndajya ngenda mbazanira ibindi bibazo byinshi cyane bizagufasha kugira ngo utsinde ikizamini cya leta. Ciao, hasta la vista, ndabakunda cyane, naho ubutaha.
thank you kandi mukomeze gusharinga ibyo tuba twabahaye kugira ngo bifashe benshi cyane, kandi iyo abantu bafashijwe ari benshi ibintu bigenda neza. Kandi mwibuka gukora subscribe, like, share ndetse ugatanga na comment kugira ngo tumenye ibyo ubutaha tuzaguhereza. Murakoze cyane.